hari ibintu wababarira hari n'ibintu utagomba gukina nabyo kubera iki ntakiyo ngingo sinakubabarira Ketchup sinanabirota ayivuga agakweto yakazamuye dokari hano uzi bishoboka ngufatire nakunyukirayo mbaye nkurusha imbaraga yego Rwanda ahubwo umukobwa namubwira ni koko niba uzi ibyo uhagaze hari ukuri genda urege none aha urukumva namubwira nimba uzi ko ibyo uvuga ari ukuri ugenda ujye kurega 25 ku mugabo kubera ko yaguciye inyuma wenda iyo nshuka iyo ni imyaka ese uyu wari mutaraga njye nubwo yambwira ati reka nkubwire njyewe nubwo yanambwira ati gihe cya ketchup n'iki n'iki wamupangira nagushiriraho namushiriraho ayiwi ahubwo wowe ufite ikibazo gikomeye cyane cyane mu bibimba mukabyicarira ngo murabibimba mukabyicarira Sara yarasoze amasaha yo kunywa imiti yageze umva reka nkubwire Ntago bibaho. keretse atabishaka arabishaka urima guta umuntu ikintu ashaka reka nkubwize ukuri arabishaka azi naho biba byanitse naho biba bimeze gute azagenda abyishakiye ku giti cye asenga Imana sinzabimenya ko nimbimenya n'indi nkuru ya kabiri ariko murasetsa wa mugabo wirirwa agenda ngo bamuciye gahunda ye ntago mujya mumubona urasa umuntu bakagukangira hata ketchup abagukanga uzi ko namubonye uriya muntu Sara turi inshuti maranye iminsi banga mba numva kandi kuba mbizi ni inshuti yawe mba numva nimo ndaguhemukira muri ngewe uriya umugabo wawe bona kuriya namubwira nti genda ubibwire inka Nyabugogo shuwa muri bisi zizatende shuwa ngewe ntago ibyo ntago ntatangira n'iperereza ntago iyo level y'ibyo bitekerezo gemba nyiri hejuru rwose reka ngo wanciye inyuma nushake reka nkubwize ukuri nyine nibyo nakubwiye ntago njyewe birababaza ubibonye n'amaso yawe njyewe ntago nta muntu numwe ubibonye n'amaso yawe icyo ni ikindi kintu none nta nubwo cyazigera kinsibanganamo mu mutwe nshaka kubabarira ariko ntago sa ukeka ko we biterwa n'iki kugira ngo umugabo afate iya mbere ave mu kazi namara kuva mu kazi ahindura indi myenda itari yo yakoranye akazi ko tari kuremo na karavate ahita ajya kureba agahabara usanga ari sarubeti ngo akuremo isarubeti ngo ngushyira nubwo numvishije ikibazo abaza ngo musubirire ngo biterwa n'iki kubaza ngo biterwa n'iki kugira ngo umugabo ave mu kazi akuremo ikote akuremo karavate ahindura iyo myenda ajye kureba ihabara uyu nguyu yarambwira ngo hari igihe akuyemo n'isarubeti atari ikote cyangwa karavate ibintu ni bibiri hariho kuba ariyo ngeso ye hariho no kuba uwo abasanze amubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi uwo abasanze mu rugo yego umubangamira wo mugore we ukamubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi akajya gushaka aruhukira hakaba hari n'undi ubikora by'ingeso ariko ndagira ngo muzadufashe mutudefinisirize ikintu bita ingeso y'umugabo imutera gusambana ingeso gute nyine bisobanurwa gute ndabasuhuje yemwe mbaye n'ikaze nimwe tubana umunsi wundi nimwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5 ni Ketchup mu muhanda na Sara mu muhanda ishusho nshyashya Ketchup umeze neza ndashima Imana Sara nawe umeze neza ndabasuhuje mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro bya Ketchup TV show ntago wahinduraho ahindira iki zenagari byo tuzuzanya se ibintu wowe uvuze ndabasuhuje mwebwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show none nge nkora gute ndabasuhuje akugeze umugore wibagiwe ko ari umugore meze neza Romeo de moi areka sa urasaze urangira cyari mutara cyafuha cyane kure wawe se umugore ukuze ni udafuha mbega ntabwo twaba abagore ukuze aba yariyakiriye kwiyakira iki yiyakira iki yuko imodoka yirirwa handi akigataha muri parikingi umuto se we bigenda bite kumutoya noneho ko imodoka yirirwa handi ikajya mu igaraje
hari imodoka cyakora zirirwa zikata zikata imihanda nimugoroba zigapfa zikajya zikarara mu igaraje. ejo ukajya ukumva ngo birangiye ngo muzajya kuyiparika mu rugo ngo ipiyesi yazaboneka ariko we mugende aho ugasanga we hari igihe yanishyura ibya parikingi ugasanga mu rugo ntiyabona n'aho ayiparika, hari usanga munishyura na parikingi ariko iwanyu. Ubwo rero imodoka abagore batoya imodoka irazenguruka ikarara mu igaraje. abagore bakuru zo zizenguruka ziba zarabaye nk'intuza. Urabona kera abatipe bajyaga bakora amapompaje bagira, niba n'ubu ngubu ari uko bya bintu biza ku ntoki, nazo ziba zarazanye kentusi Sara yarasase imodoka ntabwo ari abantu zikaza zikarara mu rugo. Byagenze bite se? Simwajyaga munshinza kuvuga buhoro, mwaretse nkazamura ijwi kakababaho. ariko uyu nawe Mwaduhaye ku kaji ka sana, mwaduhaye ku kaji ka sana. Sana energy ntabwo ari iy'abato. Mwabyumvise? Alright. Umudamu umwe yari afite umugabo. Ni umugani, ni Uwo igitekerezo. mugabo ni inkuru. Uwo mugabo akaba ari umugabo ukunda kumuca inyuma. One day amuca inyuma ku mukobwa igurisha. Amafaranga bavuganye umukobwa arayongeza. Umukobwa ati ntutama ya naya ndavuga yuko twaryamanye ntujuje imyaka. Yego. Kabone nubwo basanga yuzuye ariko ishenda uraba wayiriye. Kabere aca inyuma umugore we, urumva ntabwo wajya guca inyuma umugore ngo mubwire ngo nagiye kuguca inyuma. Umugabo abonye byanze burundu atelefona umugore ambwira situation arimo ukuntu imeze. Umugore mwiza amubaza ahwana n'umugabo arahamubwira. Umugore ajya kuri bank abikuza amafaranga umukobwa yabatse, arayazana arayamuha, acyura umugabo barataha. ari uwo mugore? Yego. Uwo mugabo nakubeshye yamaze iminsi ataryama ngasinzire, afite ubwo ko umena amazi ashyushye. Yaramwihorera. Birabaho imyaka irashira burundu. Umugabo wari muraganira abagabo bagenzi be arabwira ngo mfite umugore w'umugome. Reka dore kujye cyambere cyo kubikora. Wabikora ese koko ni ubugome kuba umugore ataragize kumana ageze amaza ngo aragiye yo gute, yamwiteho ko bisanzwe, amutonda agateka, shiri waramutse, akamutegurira inkweto, akamutegurira ikintu cyose akajya mu kazi na gahunda bakazinoza nkaho nta cyabaye. Ntabyo nakora kandi koko uwo mugore ni umugome pe. Sara nakubwira ibyo sinjye guca hirya no hino ngo bisigirize. Umugore ahava akagera utagira amarangamutima abana bateye ubwoba pe. ngo ni umugabo gore nako n'umugabo ntibyakora. Oya ntabwo aba ari umuntu ahubwo. Gute none se keca buretse umuntu ukunda urukundo se tuvuga ngo urabarira urukundo siri gwihangana, sibyo? Aho narimo kwihangana no kubabarira se. Reka nkubwize ukuri rero, hari ibintu wababarira, hari n'ibintu utagomba gukina nabyo. Kubera iki? Ntakiyo ngingo sinakubabarira, sinanabirota. Ivuga gakweto yakazamuye dokari hano. Uzi bishoboka gufatire nakunyukirayo mbaye nkurusha imbaraga. Yego Rwanda. Ahubwo mukobwa namubwira ni koko nibuze ibyo uhagaze hari ukuri. Genda urege. None aha urukumva namubwira nimbuze ko ibyo uvuga ari ukuri ugenda ujye kurega. 25 ku mugabo kubera ko yaguciye inyuma wenda iyo curuka. Iyo ni imyaka. Suyu wari mutaraga. Ngo umugufi inyuma ngo imbere. Umuremere imbere umugufi. Umugufi imbere umuremere. Ubwo twakoze ikiganiro duhagaze nta kibazo. Uyu munsi uransumba ko yaduhagaze. Iyo twicaye mbambora musumba mu kiganiro. Nubwo uri muremure wicaye. Nubwo waba niyingatiriho. Uretse mbikwereka. Ushaka ubutarakirebye. Ikiganiro twakoze twicaye. Turi gukora game. Naragusumba. Ako subaka kandi utuvuye ku mugore wababariye umugabo. Okay, nta kibazo. Dore ngibi. Kwa kuntu wicara, witumera nk'uri iwanyu.
si gushatse kuvuga ko nicara kiri ntabwo umva mbaze nkubwiza ukuri ubwo mama umwumvise wambitsemo akantu bibaye ari ukuri namubwira nigenda umurege bamufate bamufunga 25 bamufunga none aba yabuze aho ajya gukura abakecuru ko abakecuru bahari bazi kwitangira niba wibuka ikibazo neza ni umuntu wujuje imyaka ariko wabeshya imyaka aha nanjye natangiye mvuga ngo niba uzi ko ibyo uvuga ari ukuri genda umurege nongeye kuza kumbwira kesi z'umugabo ngo wagufashe ngo wagize gute shangiye nayamutangira Rome ni ukuri kw'Imana njye nubwo yambwira ati reka nkubwire njyewe nubwo yanambwira ati gihe cya ketchup n'iki n'iki wamupangira nagushiriraho namushirira ayiwi ahubwo wowe ufite ikibazo gikomeye cyane ubundi se ko mu bibimba mukabyicarira ngo murabibimba mukabyicarira Sara yarasoze amasaha yo kunywa imiti yageze umva reka nkubwire keretse atabishaka arabishaka urima guta umuntu ikintu ashaka reka nkubwize ukuri arabishaka azi naho biba byanitse naho biba bimeze gute azagenda byishakiye ku giti cye asenga Imana sinzabimenye ko nimbimenya n'indi nkuru ya kabiri ariko murasetsa wa mugabo wirirwa agenda ngo bamuciye gahunda ye ntago mujya mumubona urasa umuntu we bakagukangira ata ketchup abagukanga uzi ko namubonye uriya muntu ni Nyamirambo njye niho namusanze avuga ngo bamuciye gahunda ngo yanze kwishyura indangamirwa ariko reka mbabwize ukuri njyewe mbavugisha ukuri buriya ngira impuhwe ariko impuhwe zanjye ntago nzitagaguza aho mbonye sibyo simware ko muzabana mu byiza no mu bibi twabirahiriye ibyo ntago birimo mu byo barahirije ibyiza ntiyarwaye inani hari ibibi ntiyarwaye yabuze akazi ubuzima bwabaye down ni ibyo ngibyo ntago bavuga ngo tuzabana rwose ngo wanci inyuma ngo uzambabare uzi ibyo bintu mubivugana nakubwiye uti nuca inyuma nanjye nzaguca inyuma n'umukobwa nabonye ari kubivuga ngo nuca inyuma ngo nanjye cyako zira umukobwa njye namukundiye kiriya kintu ni honete kabisa reka nkubwize ukuri nunca inyuma nzaguca inyuma yego imbere ya pasiteri kandi ubundi bakabaye babyumvikana ku buryo wowe ugenda ukavuga uti nanabimenyera bazanca inyuma ko twarabyumvikanye nta kizateza ibibazo ariko uraje kandi ako kantu ni kabi abagabo bagira njyewe reka nkubwize ukuri kugenda ukumva ngo nta mugabo udacunga umugore w'inyuma n'umugore abishatse yabikora nshuti yanjye nimukumve ko mufite ako kantu kabarengera barahari pe njye nta nubwo nyambyemera ngo abagabo bose baca inyuma abagore barahari batabikora ariko hari n'abagore baca inyuma abagabo babo bakabahaca umugabo ataranabikora bagakomeza mpaka kugeza umunsi azitabira Nyagasani rero nkubwiza ukuri ikintu cyo gucana inyuma nta kintu kibaho wambwira ngo umugore umuciye inyuma ngo agutangiye ayo mafaranga nabikora jya umenya ko arimo aragushyuhiriza amavuta ashaka kugufininiza njyewe urukundo rurababarira rukihangana urukundo rwanakugira igisimba nshuti yanjye uzirebe iyo urakaye nk'umuntu mukundana akakubwira ati nageze aha nawe wenda mwari guhurira asa guciye inyuma hari ubwo babiri bugende ngo babigumane berega ikibazo si icyo ngicyo bashaka bakanabigumana hari igihe uba usanga nta nicyo ngicyo nta nicyo bakize wa mugani wa muperezida ayinya ni ukuri kw'Imana kabone n'ubwo babijyana aho ntabwo ari icyo ngicyo kiba kikubabaje ahubwo hari icyizere uba warahaye uwo muntu aba afashe akakigira bwerere bikakubabaza sibyo naho kuvuga ngo ibyo ngo nabyajyanye ngo azabigarura ibyo se n'ibiki ko basigaye banabifabrika none ikintu batangiye kuzajya bagikora bafabrika baba bazi ko gifite ubu nyine cyagisuye ni kigatume wumva ko ushobora gufata umuntu ukamugaraguza agati icyizere aba yaraguhaye ngo gipfushe ubusa rero uri hano wameze nk'agasenene umva gaca arasaze mutabare icyizere umuntu aba yaraguhaye ni icyo ubupfushije ubusa naho ibindi byo kuvuga ngo ibiki oya mujye mubireka abazungu bafite ubwenge sigaye birirwa bigana ibintu hari nabo nabonye bagenda bagafata ibiti bakabazamo ibyo bashaka byose umudamu arakubwiye ngo umugabo wawe ndabiza guca inyuma kimenyimenyi nanjye turabikorana wareactinga gute ako kanya
waza niba bibyo nakugirira impuhwe wazigiriye imwende umugore kubera iki kubera ko nyuse abavuzi biri ngombwa. Sara turi inshuti maranye iminsi banga mba numva kandi kuba mbizi ni inshuti yawe mba numva arimo ndaguhemukira muri ngewe Ekasi uriya umugabo wawe mbona kuriya namubwira nti genda ubibwire inka Nyabugogo shuwa muri bisi zizatende. shuwa Ngewe ntago ibyo ntago natangira n'iperereza ntago iyo level y'ibyo bitekerezo gemba nyiri hejuru rwose. Reka ngo wanciye inyuma nushake. Reka nkubwize ukuri nyine nibyo nakubwiye ngo ntago njewe Kecha bibonye n'amaso yawe sa njewe ntago nta muntu numwe ubibonye n'amaso yawe icyo ni ikindi kintu none nta nubwo cyazigera kinsibanganamo mu mutwe. Ushaka kubabarira ariko ntago byasibangana biragoye. ese kubera iki ndabaza wowe kimwe n'uyu kimwe ku cy'umugore aca umugabo w'inyuma wenda kubaza cy'umugabo aca umugabo w'umugore w'inyuma. Reka nkubwire buri mugore yagiye kuguca inyuma barimo ibintu byinshi. Hari igihe umugore agukunda akakwizera akanakwimariramo ko iyo ngeso abagore barayigira turayigira ukamukorera akantu gatoya ko kumwereka yuko ashobora kuba ari zeru mu bintu byose. Sibyo hariho umugabo uhora yereka umugore we ko ibintu byose ari zeru nyine bikabone no mu rugo nta kintu bumarayo n'ibiki ugasanga umugore ahuye n'undi muntu umubwira neza. Abagore niko duteye ibi iyo umuntu atubwiye twebwe nibyo duha agaciro cyane sibyo. Umugore rero iyo ukomeje kumubwira ko ari fake ukanamweka ko ibyo akora byose ari ubusa abaye adahari nta n'icyapfa mbega ntacyo yica nta n'icyo akiza. Akenshi umugore yabonye umuntu umukorera ibyo ngibyo hari igihe amutwara kandi umugore yagiye agenda wese pe iyo umugore agiye umugabo yagiye ajyana imyanya y'ibanga akayiga ariko umugore yagiye ajyana umutima ajyana zamuhoze yansekoye byose byo biragenda. Rero akenshi biterwa n'imibanire uhereza uwo mugore iyo atari ingeso. sa ukeka ko we biterwa n'iki kugira ngo umugabo afate iya mbere ave mu kazi namara kuva mu kazi ahindura indi myenda itari yo yakoranye akazi ko tari kuremo na karavate ahita ajya kureba agahabara usanga ari sarubeti ngo akuremo isarubeti ngo ngushyira nubwo numvishije ikibazo abaza ngo biterwa musubirire ngo biterwa n'iki kubaza ngo biterwa n'iki kugira ngo umugabo ave mu kazi akuremo ikote akuremo karavate ahindura iyo myenda ajye kureba ihabara. Uyu nguyu yarambwira ngo hari igihe akuyemo n'isarubeti atari ikote cyangwa karavate. Ibintu ni bibiri hariho kuba ariyo ngeso ye hariho no kuba uwo abasanze amubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uwo abasanze mu rugo yego umubangamira uwo mugore we ukamubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi akajya gushaka aruhukira. Hakaba hari n'undi ubikora by'ingeso. Ariko ndagira ngo muzadufashe mutudefinisirize ikintu bita ingeso y'umugabo imutera gusambana. Ingeso gute nyine bisobanurwa gute? Uje afite ingeso y'ubusambanyi gute yatewe n'iki komoka kuki igaragara ite ko okay reka tujye ku bintu byoroshye kuri abantu baba badafite n'ikintu bahomba nk'abantu girlfriend na boyfriend. Uzi ko umutipe aba afite nk'abakobwa 6 yego abatarafata umwanzuro oya afite girlfriend n'umugore. Reka nkubwire rero naho ngaho ibintu byubakika banza wumve ni fondation. Niba ubasha kuba ufite girlfriend ugakombana n'umukobwa umwe 2 3 4 5 6 umugore umwe ntiyaguhaza ntabwo bishoboka. Nuko nguko igiti kigororwa kikiri gito kandi ntiwirengagize ko hariho aba boyfriend aba afite umukobwa umwe nubwo yajya hanze akazagaruka akamusanga cyane atarakoze kandi reka mubwize ukuri ibintu Sara ari kuvuga ni ukuri niho bitangirira. Urwo rugero yarakoresheje oya niho bitangirira. Dukoreshe mu bundi buryo ka ketchup iragiye dukoreshe mu bundi buryo ati gutangira ufite girlfriend 1 2 3 4 5 niho bikomereza bagera no mu rugo ugasanga uragereka abandi bagore kuri uwo mugore ambe bari ufite aho ni ku mugabo ki ku musore ugiye kuba umugabo. Reka mbihuze n'ibindi bintu nimufate nabi. Kecha watangiye regime ryari bigenze bite? Maze gukomera mbajije muganga wanjye ko nakora siporo nta kibazo ku mugongo bitewe akambwira ko nta kibazo no kuba njyewe
ntari umuntu ukunda kubyibuha kuko nzi ko kubyibuha havamo uburwayi kandi ikindi umubyibuho hari igihe ushobora kuba uri mutoya ariko kubera ubyibushye umuntu akajya abona uri nka mukuru cyane. oya Njye ntabwo nuwunduje nkunda rero ntabwo nkunda ibyo bintu byombi. Keca seri ibiryo waretse wakundaga kubera kugira ngo ugabanye ibiro. Ntabwo nabiretse burundu narabigabanyije. None se mbere ntiwaryagaguraga uracaryagagura? Ntabwo nigeze ndyagagura ko siyo ngeso Ugiye mu yanjye. kiganiro Reka nkubwire ntabwo ko ari ukuryagagura. Narabikubwiye ngo ntwite byatumaga ndya kenshi niko bari barambwiye kuko sinari mfite ubushobozi bwo kurya ibiryo byinshi icyarimwe. Ntabwo nari mfite iyo gifu, ntabwo bikunda ko umuntu utwite bigera aho ngaho bikamera gutyo. None njye nari ntwite abana benshi ugera iyo iterisi ngo nimba ngo ikagera ku gifu sinzi ukuntu byagenze. Naryaga ibiryo bike mu kanya nkongera kugira ngo byibura nyine mbone naratemaga. Ntabwo navuze ngo mu buzima busanzwe bwanjye ntatwite ngo nararyagaguraga. noneho impamvu naganishaga aho hantu nuko hari ingeso umuntu aba afite akiri mutoya atarisobanukirwa Kuryagagura ukaryagagura abantu. ibyo bintu nta hantu biba biherumye. Ntukagereranye ibintu byo kurya n'ibintu by'amafuti please. Ntukajye ugereranya ibintu bidahuye. Uragereranya ibintu byo guca inyuma no kurya wowe urimo kundakaza. Uziko reka nkubwize ukuri ushobora kurya aka kanya iki kintu ejo kiriya ariko urumva ibintu mbereyemo ari kugereranya ibyo bintu. ahubwo ngeso yari ayifite kuryagagura. Nta biryo wabonaga ku bantu turi kuvuga ku bantu si wowe wazanye urugero ngo rwo kuryagagura abantu. Aha reka ubwira atasa icyo kintu ngiye kugisona byarananiye cyane kucyumva cyane ngo ni ingeso n'ibigiye bitandukanye. reka nkubwire ikintu icyo nakwemera uburwayi. None se nko kwiba hari igihe umuntu aba arwaye indwara yo kwiba. Note indwara ibaho yo gukorakora yumva yakwibye ikintu akajya mu kabari. Nta bantu muziranye se nta muntu uzi wiba kirida mu kabari. hari uwo nzi wasindaga akazitwara gusa. Hari ikintu azimazaga sinafite n'ibindi byose yazihaga abandi bantu. ubwo ni uburwayi. Buhese Ni indwara bihita gutera. Iyo ndwara n'umwamikazi w'Ubwongereza umbabarire yarayirwaye. Iyo ndwara Rihana arayirwaye. Rihana yiba ibirahure mu kabari. Reba umuntu nka Rihana nyine kwiba ikirahure mu kabari. Umbwiye ko ari uburwayi bwo kugira ifemba ryo kumenya ngo ese kagapfundikiye gatera amatsiko wapfundara nkareba nabyemera. Ariko ingeso ntabwo njye n'umenga ingeso ubusambanyi ibyo bintu sinumushaka umuntu binsobanurira ubundi kiyo ngeso ingici. Reka nsobanure kino kintu isobanure gutya ngo kandi tukigarukeho. ndiya fande Umugabo kamere mugabo aremanywa irari. Yego Noneho iryo rari aremanywe abagabo batandukanya kumanaginga amarari yabo ndabyemera kuri kontrola akavuga ngo nimpura na ketchup ndi kontrola ne kwasama nimpura na ketchup se ketchup wendi kuko buriya abagabo bagirira ariko bakabifashwamo n'abagore sibyo nkaza nka approachinga nkasanga ndi korosora umuntu wabyukaga n'ibiri hanze. Yego noneho agahita supportinga muri ryarari ryanjye ugasanga ribaye ryinshi. So buri muntu wese buri mugabo wese aremanywe irari aremanywe kumva ashaka undi mugore anyuzeho aremanywe kumva ashaka umugore muremure ukuntu ameze umugore mugufi cyane ukuntu ameze umugore unanutse ukuntu ameze ubyibushye cyane uko ameze uw'ibibuno uko ameze ufatanye bene gutya amaguru uko ameze ibintu nk'ibyo. Nuko iyo yose yababonye rero hari aho yaba yarumvise nyine uratangira bushyashya ukagenda n'iki buri mugabo rero wese nuko nguko aremwe ahubwo hariho abagabo baba bari serious bazi gukontorora bakavuga ati oya ngiye umugore wanjye namusize mu rugo arampagije kuri iki kintu kabone nubwo atampagije ntago ndi bwiyandarike muri iki nibyo naho ibindi bose niko bameze. Murakoze usobanuye neza. Metrese agwamagaye yego no kuri genda usobanuye neza imbere ya kamera. Metrese arampamagaye yenda nta kibazo. Mani barinde turabakunda no kuri ngaho uzimye iyo mikoro rero utaza amagambo uvuga utaza kuyumva utaza kutubangamira cyane. Sara sobanuye neza 110%.
nyine amaye igisobanuro kinyuze muri jewe. Abagabo dufite irari by nature karemano kabisa, kimwe mu bintu Imana yaturemanye irari, ndabyemera, tukarutanwa control y'iryo rari, ndabyemeye 100% turabyumvikanyeho. Ariko ikintu cyitwa ngo ni ingeso, ikintu kijye kuba ingeso, ingeso nyifata nka addiction. N'ubundi impamvu wenda hari abantu bavuga ngo ni ingeso, nuko urumva iyo wananiwe gukontorora ibintu byawe biratangira bikagukoresha. Noneho iyo bimaze kugukoresha bikarenga, bigiraho bikaba ibintu byawe, bikahita iba ingeso, ku buryo ntago byashira ukiriho, ntago byashira ukibasha kubyuka ukumva urahagaze nk'umugabo, ahubwo byashira ari uko wapfuye. Ugasanga ari hari umuntu uvuga ngo ingeso ishira ariko nyirayo yapfuye, sibyo? Hari iyo kwiba, hari y'ibyo ngibyo byo kubona umugore wese ukumva waryamana nawe. Kandi uzacunge abagabo, nk'umugabo, hari nk'umugabo ubuzi ko buri mukobwa abonye yifuza kuryamana nawe, uwo mugabo hari ukuntu buba bwarapayutse. Reka nkubwi, oya, hari ukuntu mu mutwe iyo mwicaranye gato uhita ubona ko bwapayutse. Iyo ari ahantu akahabona hinjiye igikundi ubwo ni ijambo ryiza, hinjiyemo umukobwa w'inzobe, uw'igikara, uwitukuje bikamuhira, hinjiyemo ubyibushye, unanutse, bose ni nk'abantu bagendana ariko ubona bakubiyemo abantu bose umuntu atekereza baba kuri iyi si. Yababona akahita amera gutya, ubwonko bwe nyine bukava ku murongo, ku buryo areba abakobwa akananirwa noneho kugira uwahitamo. Kandi nta n'umwe mugore urimo, nta nubwo yifitiye icyizere ko ari n'ubumwemere muri bo, nta kintu na kimwe, ariko nyine bisha bamujagaraje, abaye gutya. Yewe none se wamereye bari abakobwa ikintu bari bumwe, abakobwa hari n'abakobwa bipanga akazi, ego mana buriya se ni njyewe, buriya se ni bikarangira wa mugabo abuze n'uwavugisha muri bo kubera iki yajagaraye. Bya bintu byo byaramutwaye bimurusha ubwenge. Kandi turetse no kuri ibyo by'abagabo, ibintu byose biba kuri iyi si iyo bitangiye kugukurura cyane akaba ari byo bigukoresha, ni bibi. Ati ni bibi, ibyo ngibyo birumvikana cyane. Umuntu umwe aribaza ati usanze bitameze neza, ngiye mujye mureka ntanga ingero kugira ngo nyine byumvwe n'abantu bakuze, abana ntibabyumve, ariko nimukumve ko udukurikije nakumve ko hari ugutesha agaciro umuntu runaka. Mbanje kwisegura mbere na mbere. Mu rugo wifitiye ifunguro, ni nk'umuceri, umuceri wawe urya, umufuka ufite uriyeho rimwe usanga uratema, uca muri resitora ukarya ka Pakistani keza, kaza ugaharenza wa wundi utema ukarya ikigo kimwe cyangwa bibiri, hari icyo bitwaye? Ubundi si ureba, hari igihe usanga umuceri atari mwiza, bawuteka ku mugani wagatema, nawe ugahita wumva ushaka kuwuvaho. Kubera iki? uri umuntu utazi kwihangana, uri umuntu urambirwa vuba. Banza ugerageze uwushyiremo amazi make urebe kuwushya, banza urebe ko utawutekesha umuriro mwinshi ugashirira vuba utaranashya. Banza umenye ingano z'ibyo ukora. Hari igihe usanga umuceri ni ibikombe 4 wenda, sibyo? Ibyo bikombe 4 reka tubibarire ko wenda ari ibiro 2. Urifasha ushyizemo nk'ibikombe bigera mu 10 by'amazi, ihura ugashyiramo ibikombe 10 by'amazi, umuceri ukagenda ugashya ariko ukanatetema. Noneho uwo muceri uriho umuriro wagira ngo ugiye kubabura ikisi. Ubuse n'iki kigenera umuriro mwinshi? Ni ibishyimbo nabwo. Kandi hari igihe usanga birababutse ntibihiye. Hari abantu bakora amafuti mu muhanda nkumva nahita nshaka imyenda ya polisi nkahita mwandikira nkanamukubita n'igishyi cyane. Ndebera ari kudepansa ahantu hatariho, impande burira mashimana. Nuko kandi dutashye ubukwe butatureba, niko abantu turemye. Ariko uwo muntu yari ateye umujinya, urumva? Ugasanga umuceri ukubisemo amazi make, umuriro ni mwinshi, ntuhiye, urababutse cyangwa uhiye gishyiga. Amakosa sa yawe uri guteka. Ariko nimba urumva waraguze uwo muceri ugaha agaciro
k'amafaranga wawuguze ukabona urawutetse uyu munsi bigenze gutya, hindura, gira gutya uhindure. Hari umunsi uzamenya igipimo cy'uwo muceri, cyaba icy'amazi cyaba icy'umuriro. Guteka n'amagaye n'ibirayi, ukawuteka n'ibirayi, nagira ngo umuceri utekanye n'ibirayi, ukawuteka n'ibirayi, ukarabyamara gutogota ugahita uwushyiramo. Kandi none kankubwiye ibyo bintu byombi bigira isukari nyinshi. Hari igihe rero bihura ukahita usanga nicyo waburaga wa muceri kuwuvangamo ibirayi. Buryo umunsi iratambutse uduhishira iki bushize kuko natashye. Ikiganiro gikurikiraho rero reka mbabwize ukuri. Ikiganiro kizakurikira iki ngiki, mana yanjye, ni ikijyanye n'abadamu n'igitsina gore. Waba warabyaye ntazagira umugabo uzakireba, kereka niba uri sinzaba ndimo. Oya, kereka niba uri wa mugabo ubona ibintu wasanga bireba umugore ukaba ubihereza umugore wawe. Mfite nyinshi z'abagore se nzarebeho nawe. Yego uzarebe. Kuko kankubwire, hari umugabo uba ufite umwanya kurusha umugore we bitewe, akaba yabona ikiganiro kandi akumva ibintu birimo, umugore we bishobora kumufasha akakimuforwardinga, sibyo? Tukira aho ngaho reka ngo tere story rero. Umugabo akagira umugore umukirisitu, wa undi mu idini urimo indani neza, noneho bajya ku muri systeme diru, hari ukuntu bihe ari kirokore ni yaguye kawo, ubundi umugabo akihigira yaburetse se. Noneho yasetse yapfuye. Uwo mugore nk'uwo kumubwira ukuntu hari ukuntu abantu bahindura bagakwego, ayumva akaba atwabikoye he wandaya we. Yego. Cyumvishe? Kandi n'umugore iyo abishaka ku mugabo we nuko ni bimwe. Umugabo aba yumviye radio, abarebye ikiganiro kiri kuri YouTube bashyizeho muri byagiye bya mbere bakibishyiraho, bakivuga bakisanzura koko. Arangije tereka ashaka natambikiza ubutumwa arahabona, aragenda baryamye n'umugore we ahita agipureyinga muri telefone cyane mu kabafure. Umugabo atanze ubuhamya ngo bya bintu byarafashije. Ndahira. Ubwo ko turi hano kuvuga ngo hari igihe umugore aba adafite umwanya, umugabo akayabagira umwanya cyane. Hari igihe ufite umugore umwumvi nyine mu buryo muganira, mu buryo ushaka kumuhereza ikintu atari bubyumve nabi, atari buvuge ngo kisuri kunyohereza cyagiye kuvuga ibiki. Iki kiganiro ndashaka kuzibwirira abadamu, abakobwa, ibintu biri naturel bishaka kugufasha kwivura ama infection, gutuma hari ukuntu hari ibintu bigenda neza kurushaho, ibintu ushobora kwiyuka bikagenda neza. Ntibivuze ngo uzabikoresha kubera ko warwaye cyangwa kurwaye, oya, kugira ngo wimerere nk'akabebe, wumva uhumura hari ukuntu ikintu, urugero uba utunze nk'igikombe, wenda mushaka kuba mubikamo ikintu runaka, ariko mukagira ukuntu mucyoza mukakibika muri firigo mwagifunguye, ku buryo ejo ushaka kukihumurizamo ukumva ntabwo wumva umwuka n'umwe, kimeze neza, ntabwo gifite umwuka n'umwe. Ubundi rero no ku bantu hari ibice bimwe na bimwe mu kwaha n'ahandi henshi uba ukwiriye gutunga nta muntu wumva umwuka uvamo, nta mwuka mubi urimo, nta no kuvuga ngo harimo umwiza uhumura. Kuko ku badamu hari ibintu tudashobora gukoresha uko bizanyemo umwuka wo guhumura byaguteza uburwayi. Rero umva ndabwiza ukuri, icyo kiganiro abantu bitwa ko ari igitsina gore muzakirebe neza, harimo inyigisho. Ikindi kanshimira abantu mwese mwarebye ikiganiro cya detox naberetse, bintu nababwiye ni ukuri. Ikindi hari umuntu wambajije ngo yayikoresha ngo atwite, oya, abamotari babona byinshi, urumva? Bara tuzaganiriza abamotari kuri ya ngingo. Aho twigeze kuvugana arambwira tumusa ati nkanjye noneho uba mu ntara, ati nahano nkwaye mu ntoki ngo urumva Rome, abamotari murabica babona byinshi pe. Urumva ni ikiganiro kizaba gifite ikintu cy'ingenzi, kandi murabizi mbabwira ibintu biba bifite inyungu, biba bifite umumaro, ntago naza ngo mbarohe, ubwo ijya kubabwira ikintu nanjye narakigerageje. Rero mwarakoze kureba kiriya kiganiro, kandi abo tuzatangirana rura rugamba kuva mwareba kiriya kiganiro,
kuno kwezi kwa 12 kujya kurangira nzakora ikiganiro mbabaza ukuntu bimeze, nzashaka uko nshoboye duhure n'abantu nkabangahe bazaduha ubuhamya. So rero mwakoze kudukurikira, ikindi ndabasaba gukomeza kureba ibiganiro byanjye, kunshyigikira, abantu mukunda ibyo nkora, Imana ijye bamera umugisha, Imana ijye ishyira baraka mu byo mukora, ibyo ari byo byose, ishyira amahoro mu rugo rwanyu ndetse no mu rugo ziwanyu, ko hari abantu bandeba badafite urugo wenda bakiba iwabo, Nyagasani ashyiremo amahoro n'urukundo rwinshi. Mwakoze. mushimire cyane Ketchup, ni Ketchup TV show, cano nyine ibereyeho kugira ngo twungurane ubumenyi, umwe kimwazi agisangize n'abantu. Niyo mpamvu rero twasize umwanya wa comment hasi kugira ngo mutere commentaire mutubwire uko muyibona ndetse n'ibitekerezo n'inyunganizi y'ibyo twakora ubutaha. Yewe nitwa Romeo Janvier, mugire ibihe byiza.